Yego tubahaye ikaze kuri stade ikirenga Ishyorongi naho equipe ya APR Football Club imurakora imyitozo yitegura umukino ku cyumweru, umukino ukomeye cyane, umukino w'inkera y'abahizi izahora muri equipe yitwa Power Dynamos yo mu gihugu cya Zambia. No umukino ukomeye cyane, no umukino equipe ya APR yakaniye kuva hasi kugera hejuru, cyane cyane bihere n'ubundi mu bakinnyi bayo bikajya mu buyobozi mpaka no kubafana bayo bose bakareba baravuga bati iyi Power Dynamos igomba kubirya. Hanyuma rero n'umukino wamaze guhinduka uvanwa ku isa 12 ushyirwa ku isa 9 kuri stade Amahoro i Remera. N'umukino uzabutoroshye cyane, equipe ya APR irimo iritegura n'ubundi iyi mikino, ariko nanone yitegura imikino nyafrika ya CAF Champions League aho mu ijoro rya mbere yatombe equipe yitwa Power Pyramid yo mu gihugu cya Misiri. Hanyuma kandi mbere yuko imyitozo itangira twagize amahirwe tuganira namwe mu bakinnyi, ngira ngo ama interview maze kugenda muyabona, yaba uwitwa Iragwa Haji akabaje gutangaza avuga ati ntabwo nari ndi mu equipe ya APR Football Club umwaka ushize, atari kubungubu ibyo nakore mani makipe ngiye kubisavinga mu equipe ya APR kandi azabashe no kuba yanarenzaho uwo nguwo ni Iragwa Haji. Hanyuma kandi captain niyo mugabo Claude Mwenye Kikwembe muzigo wa team kapiteni equipe ya APR Football Club ati equipe ya APR Football Club iki nicyo gihe cyo gukuramo equipe ya Pyramid. Namubajije ikibazo mwana se equipe ntabwo ufite ko yakongeye kabakuramo, aravuga ati aho equipe ya Pyramid mu gihe kingana cyangwa se inshuro ebyiri bahuye ubwo yabakuragamo, avuga ati barize kandi uyu ni umwaka wo kuba wayikuramo. Anatanga icyo nakita ngo ni garanti kwa fana equipe ya APR ati ni muhumure mumere neza cyane, equipe ya APR Football Club izakuramo equipe ya Pyramid. Hanyuma rero umutoza Taleb nawe agana n'itangazamakuru yavuze yuko bakimara gutombora ikipe ya Pyramid bamwe mu makinyi ngo bagize ubwoba, ariko yaje kubahumuriza arabwira ati ibi ngibi twabiciyemo. Ati yakwemo ikipe yitwa yo mu gihugu muri Vita Club mu gihugu cya Congo, abati yo nayikuyemo, ati kandi uyu niwo mwaka n'ubundi w'ikipe ya APR Football Club wo gukuramo equipe ya Pyramid. Pyramid nayo ni equipe ikomeye cyane, murajyango byose murabizi, nayo hari n'amakuru twamenye yuko hari bamwe mu bantu bayo bazakurikira umukino za cyane muri ikipe ya Power Dynamos kugira ngo bashe kuba bareba ese equipe ya APR yarahindutse cyangwa iracyari yayindi bahuye nayo. Hanyuma rero reka dukurikire ibihe by'ingenzi byaranze imyitozo, ngendaza kuba ngaruka nyuma tugenda mu bindi. Nitwa Munyanole Eric Karikeza, mumeze kugenda mbahe ikaze hano kuri stade ikirenga Ishyorongi. Kuri kamera na ndi kumwe na Titi Kayishema wa
Kate ko mbona utemba itoto ibanganire ngo nanjye mbwira biwanye. Nibisanzwe nuko umuntu aba yaramenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare. Ubuse mama ko nge ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi. Yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose. Ubibanga namenye ni umuceri imbere ya mbere muri Tanzania wa Mama na Baba Rice. Naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko. Bikaba karusho. Kandi buriya agafayini kazania nako ni ingenzi wanjye. Uwo muceri utumye utemba itoto gutyo. Cyane rwose. Ariko naho urashoboye. Ubusujya muri Tanzania kugura umuceri. Ashwida, Arroy Supply Company barahari ku gacu twese. Ubwo nabasanga he? Bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14. Wabahamagara kuri nimero 07823876 cyangwa se kuri 0782358478 ndetse nikabuga kwa Maisha wahamagara kuri 0782555999.